mu kinyarwanda mu rurimi rw'ikinyarwanda tugira ubuvanganzo bwinshi bugiye butandukanye muri ubwo tugiramo ibyitwa sakwe ukaganira n'umuntu akakubwira ngo sakwe sogokuru aryoha boze ukamusubiza ngo n'umuneke akakubwira ngo sakwe inka yanjye nyikamigaramye ukamubwira ngo umuvure akakubwira ngo sakwe hakurya mu gihugu ukamusubiza ngo ikizu kitabamo abantu ariko ibyo byose ni byiza n'ubuvanganzo bwiza budufasha kwagura ubwenge ndetse n'ubumenyi mu rurimi rw'ikinyarwanda ariko kuri uyu munsi mufitiye ibisakuzo biteye imbere ibisakuzo biri mu bundi buryo ni uniqueness utazasanga ahandi usibye ku UMUNOTA.com ndetse n'UMUNOTA TV official aba bahanzi mwarabakunze ndetse ni nabwo mu buhanzi mwari mwarihebeye mu myaka myinshi ishize mu muziki nyarwanda indirimbo zabo abenshi mwazitunze ku memory card indirimbo zabo abenshi muzizi ijambo kurindi n'abahanzi beza kandi baduye umuziki mwiza imyaka irashize baracyari ku gasongero ka muzika nyarwanda impaka kera zabagari ese ninde ufite umukobwa mwiza ese ninde ukora indirimbo nyinshi zikamenyekana ninde wambara neza n'ibindi bigiye bitandukanye kuri uyu munsi muri sakwe ndaza gusakuza umuntu twaza kuba turi kumwe ubundi tugende duhererekanya ibisakuzo by'abahanzi cyangwa se indirimbo z'abahanzi ampereza indirimbo y'umuhanzi we nanjye muhereza yanjye ubundi turebe ngo ninde muhanzi ufite hit kurenza uyundi ni hit by hit tugiye kureba ngo ari Meddy na Ben kuri uyu munsi ninde muhanzi twafata ko afite amahit menshi hit by hit turazana indirimbo imwe umuhanzi umwe tugenda tureba ngo ninde muhanzi urahiga undi ariko ibyo ngibyo ntabwo ngewe nabyishoboza cyangwa se ndi bubyikorane kuri uyu munsi ndaza kuba ndi kumwe n'umusheni azi umuziki kuko ni umuvanzi wayo kabone rwose ahari kandi buze no kudufasha ibyo binarabizi kuko azi uburyo aba bahanzi iyo akinnye indirimbo zabo abantu bishima azi uburyo mudi bimeze yashyizemo y'umuhanzi umwe runaka yashyiramo yundi akabona uko abantu bitwara yitwa DJ F Tracker ladies and gentlemen uyu ni DJ ubizi cyane kuko bro I'm not done with my introduction about you so wait urumva uyu mu DJ mureba hano turi kumwe yakoze mu bitaramo bigiye bitandukanye yari muri rebirth ya Ben mu 2022 uyu mu DJ kandi ejo bundi bien maza gutaramira Kigali muri za sura yako za All My Enemies Are Suffering n'izindi zigiye zitandukanye DJ Tracker yarahari DJ Tracker kandi yageze kuri finali ya Mutzing ama beats irushanwa ryahuje aba DJ b'inkorokoro bo mu Rwanda mu 2023 uyu ni mu DJ wabyize kuri turntable ntazu yaza nta mususu yitwa DJ F Tracker ladies and gentlemen munyemerere mwakire cyane muri sakwe yo kuri uyu munsi F Tracker yo uriteguye shandi fresh kabisa nari umeze neza good cyane witeguye ko musakuza ukantsinda ahubwo uriteguye man sinzi niba umuhanzi wafite package yagije muri sakwe uyu munsi n'abafana baratubwira muri comment iki ntago ari ikiganiro cyane na DJ F Tracker nawe muri commentaire dukurikiranye baza kutubwira ngo ngewe unkurikije indirimbo nagiye numva umuhanzi ufite hit nyinshi nuye abafana ba Ben ndabashaka muri comment hasi DJ F Tracker sinzi reka dutangire noneho nge nitwa Gladiator hagati aho ngaho ntabwo natinya cyangwa se natinda nanjye kwivuga kuko nabanje guhera ku mushyitsi mfite kuri uyu munsi ariko reka dutangire DJ F Tracker muri stock yanjye kuri uyu muhanzi mfite ndaza kuba ndi kumwe na Ben kuri uyu munsi ndaza kuba ndi kumwe na Meddy sorry ubwo wowe ni Ben wanjye ni Ben barabiza ariko ni Tiger B je rero muri stock yanjye na Meddy indirimbo ya mbere duhereyeho yitwa Mayobera hari indirimbo si muri stock yawe ya Ben ufitemo iri buze guhangana niyo niba uyifitemo urayitubwira ariko sinzi ko yabihari mfitemo Amayobera murayizi ni hit ya mbere nzanye ya Meddy ubwo nawe aratubwira niba muri stock wenda hari indi ndirimbo afitemo buretse Ben afite imizingo nyinshi cyane abafana banyihanganire nimba tengwa ngatanga hit nkabatenguha oya ntago batengushye kuko umuntu nakuzaniye ni igikoko hari ukuntu uzi umuntu ubundi babyita equal opponents equal strength opponents hari ukuntu nyine umuntu aguhuza ni ikipe uhura nayo ikabikurusha ingufu so turaza kukubabarira nuhura n'ikipe ikurusha ingufu nta ahubwo we uraza kubasaba imbabazi nyuma nazanya Amayobera ufite iki kumeza ufite iki kumeza ufite amahirwe ya nyuma Ben amahirwe yanyu urumva ashobora kugwesha amahirwe indirimbo iratwika man okay impamvu ngiye mvuga Amayobera ni indirimbo navuga ngo yasobanura umuziki nyarwanda mu myaka y'2008 kugeza byibura mu 2010 Amayobera ni indirimbo yamenyekanye ndetse nafasha Meddy kwegukana igihembo cya Salax Award mu 2008 nka Best New Artist Amayobera ni indirimbo isobanura kariyeri y'umuhanzi Meddy Amayobera ni indirimbo wacuranga n'uyu munsi abantu bakabyina Amayobera sinekereza ko indirimbo yitwa amahirwe ya nyuma yayiza hejuru in my point of view Amayobera ngewe yatambuka aho ni ku ruhande rwa Meddy
ku ruhande rwa The Ben ke dufite amahirwe yanyu sibyo amahirwe yanyu makuki yatambuka ni indirimbo nziza cyane indirimbo nziza cyane The Ben indirimbo yakoze ari mu bihe bye byiza ndakeka ni indirimbo yamaye abafana batari bake tu kuko n'ubu isaha n'isaha urayicuranga kabisa ni indirimbo nziza tu ubwo dukurikirana muri comment abafana nabo barajya mutubwire ese ari amahirwe ya nyuma n'amayobera kuko dushyize mu gaciro tukareka amasantima niyo ndirimbo yabaye kimenya muri zo zombi so muri stock sinzi niba waje witeguye urugamba ujeho kuko ushaka kuba waje ariko ukaba utazi urugamba ujeho biraza kukugora cyane DJ F Track ugomba kuba witeguye kuko umuntu uje kuhangana nawe ni igikoko indirimbo ya kabiri nge mfite yitwa igipimo ariko bari kureka nkabanza je okay ntari iyo uzana yose ndagushwanyaguza ubwo wowe afite igipimo ntari bereka nse nkubitana mfite indirimbo DJ Track yaje yiteguye kwe nditeguye bro umuhanzi wawe ko mbona nta kintu kiri muri stock kwe man izi ndirimbo afite indirimbo bugakira abana tubwire ese nibyo ya The Ben ese nibyo n'igipimo umuntu dukurikiranye wenda utamenya umuziki nyarwanda vuba aha izo ndirimbo arazizi pe igipimo arayizi na ese nibyo arayizi ni indirimbo nziza tu ese nibyo kubera iki yatambuka ni indirimbo iri emotional ifite melody nziza inanditse neza n'umuhanzi mwiza wayiririmbye nyine tu yayikubise neza cyane iyi ndirimbo yitwa igipimo ngi impamvu ariyo navuga ko ari hit kurenza iyo ngiyo yawe umbwiye igipimo ni imwe mu ndirimbo zamenyekanye cyane ndetse n'umuntu udakurikirana muzika nyarwanda byamworohera kuba ariyo ndirimbo yaririmba cyangwa se ase k'indirimbo uri kuzisasira cyane hano wowe wazanye hit nzana hit hano mfite ese nibyo iki njye narengeye kugusobanurira ku gipimo igipimo ni indirimbo utagereranya n'indi iyo ari yose mu za The Ben kuko tugiye ku kintu cya hit ni indirimbo yamenyekanye kuva i Kigali ukagenda ukagerera niyo kure mu byaro aho abantu benshi bashobora kuba badafite access ku maradiyo ngo bumve indirimbo yitwa igipimo na ese nibyo sintekereza ko ese nibyo yayize imbere yayize imbere kuko wowe dukurikiranye ubwo uraza muri comment abafana baracima ariko indirimbo ni ingi ese nibyo ese nibyo versus igipimo okay DJ Fraka noneho kuri inshuro ngaho mpereza stock yanjye iruzuye pe ni nko kuba nakuzana muri stock irimo umuceri ibirayi ibishyimbo iruzuye The Ben man The Ben nyine no muhanzi mwiza nyine tu umuntu umufana nyine yamukoreye ahantu hose tugeze ku ndirimbo kangahe ubwo ngubwo niho ugiye kuma njye mu kanya nari guhaye igipimo niho ugiye kurikiraho abafana ariko muri comment man nyine nibo bafite akazi karenza kacu tu ntabwo turi bwiyarira ijambo ni uvuga ngo wowe dukurikiranye ni sakwe turi kugusakuza nawe uraza kudusakuza mu bundi buryo nyine buteye imbere kuko twabajene ngenda azana indirimbo yitwa Rahira ya The Ben Rahira ari kumwe na Riza ni nziza icyo nicyo naheraho indirimbo nziza pe yabaye n'ikimenya bose ariko iyo ngiye kuguha ariko kubera iki ni indirimbo nziza ni nziza pe ni nziza ariko se Rahira ku ndirimbo yitwa Inkoramutima muzibuke musubire muri bya bihe za 2010 basubire inyuma bambare bluetooth nimba uri hehe ubanzo yo yego fata indirimbo yitwa Inkoramutima ufatire n'indirimbo yitwa Rahira ukuriki usubire muri bya bihe izi ndirimbo zasohotsemo wenda ari umunyeshuri mu mashuri yisumbuye aho wigaga ariho hose sinzi wari umuntu wenda watanako utari umunyeshuri cyangwa se ufite ibindi byari byose ukora izi ndirimbo zombi Inkoramutima niyitwa Rahira niyo ndirimbo yabaye ikimenya bose icyo navuga Rahira ni nziza ariko Inkoramutima yo ni nziza kurushaho sinapeme nibyo ibeshya abantu Inkoramutima ucyumva ira intro ngo Inkoramutima kara kanu ka Meddy byonyine ubwako kari mu mitwe y'abantu benshi kurenza uko wambwira ngo Rahira kutazansiga ariko izi ndirimbo abantu bayikoresheje bari kudatinga mani ngambwira nyine ari nkaho udatinga wakoresha iyi mwana ari gihe bagufite ese uzi ko na Meddy aza kwita izina 2019 yise umwana w'ingagi Inkoramutima tekereza nyine uburyo indirimbo yabaye ikimenya bose ku rwego rw'uko n'igihugu kibihereza umugisha bati umwana w'ingagi mwita Inkoramutima none hibaze ijambo Rahira inshuro rikoreshwa Rahira usibye abakobwa se wenda bakeya nabo bashanira sikuze sinzi ariko abantu baratubwira muri commentaire baratubwira nta kibazo
ubwo ngubwo kuri aka kanya twari tubonye inkoramutima ndetse n'iyitwa Rahira njyewe nahitamo yitwa inkoramutima DJ Turaka we ngaryamye kuri Tiger B kuri Pamela kabisa. Okay. Nzanye indirimbo yitwa Nasara. Indirimbo nziza nyine tu. Nzanye Nasara ahanga byari maze gucayuka umusore rero agiye muri Amerika abona ku mafaranga atangira no kuba kubita imiziki imeze neza cyane. Iyo ndirimbo nimwe mu ndirimbo nziza cyane za Meddy. Nge nigaga mu mashuri yisumbuye indirimbo isohoka yari indirimbo nziza nibuka ko mu marwaziri kwa kundi kwishuri mugira cyitwa Boom. Iyi ni indirimbo abantu babyinaga cyane rwose. Yari amakouple muri segonderi muri iyo myaka za 14 na 5 iyi ndirimbo yarabyinwe cyane. So sinzi niba muri stock hari indirimbo waba umfitiye. Stock ngufitiye indirimbo yitwa I'm in love. Aho ngaho rero ubicanga ariko sinzi ko n'ubundi uri buze kwivanamo kuko wishyize mu ntambwe 18 kandi biragukoraho. Indirimbo yitwa Nasara ni indirimbo by'umwihariko niyo ndirimbo navuga ngo y'umuhanzi nyarwanda yaremereye cyane kuko yaje ifite amashusho meza iba hit umuhanzi twari tumenyereye ko abahanzi bakorera indirimbo mu Rwanda zikaba viral zikamenyekana ariko aho noneho Meddy na Ben bagendeye iyi Nasara mu ndirimbo z'umuhanzi nyarwanda yakoreye hanze ikaza no mu Rwanda ikagafata ikamenyekana cyane. So umpaye I'm in love na Nasara I'm in love yari nziza ariko kuri hit yitwa Nasara n'urundi rwego. I'm in love ni indirimbo nziza bana. Impamvu imwe basi. Nta muntu utayizi umunyarwanda. Koko. Kandi umuhanzi aririmbira abanyarwanda. Sibyo? Ariko indirimbo nta muntu utayizi. Nawe urayizi. Ndayizi kuko nyine nakazi kanjye kuzimenya. Ariko nyine ngiye kuvuga ngo ni yihire indirimbo yakunzwe bana, indirimbo yakunzwe muri izo zombi. I'm in love. Je niyo ndiho kabisa. Okay? Akanya. Nawe udukurikiranye uraza kutubwira muri commentaire mu isizi indirimbo zombi ari I'm in love niyitwa Nasara niyihe izimbere niyihe ry'iyindi. DJ Turaka muri stock mfitiye iki? Muri stock ngufitiye indirimbo yakoranye n'umukobwa mwiza cyane yitwa Priscilla. Ubwo uzanye nta cyadutana. Okay, nanjye reka mvane muri stock kuko muri stock kwa Meddy kwa Meddy natwe dufitanyemo umuceri twatekanye dufitanyemo agapira twatekanye na Priscilla ako gapira bakita nka Paradiso. Rero ubwo nkaho dukurikiye umunyarwanda uzizi wenda we sinzi ushaka gusanga niba ari nk'agasosi wenda mwatekanye nayo mukaba ariko mwita nta cyadutanya. Twebwe dufite umuceri w'ipira nziza biryani twise nka Paradiso ni ipira nziza cyane Meddy yatekanye na Priscilla muri za 2015 indirimbo nziza cyane. Nka Paradiso ni indirimbo yahuje abahanzi beza b'imyaka 15 ishize. Priscilla nubwo atagize kuramba cyane ku gasongero ka muzika nyarwanda ariko nawe ni umwe mu bahanzi kazi b'impano ntekereza kuri amuzura namwemera. Nka Paradiso nta cyadutanya. Ini ndirimbo nta cyadutanya ni indirimbo The Ben line nayo ni yari yiririmbiye Pamela biba bisa nkaho bayanditse ako kanya. Ni indirimbo nziza bana. Ni indirimbo yaje zombi zasohotse mu bihe byenda kwegerana imwe 2015 ndavuga nka Paradiso nta cyadutangiza umwaka ukurikiyeho 16 zose ni nziza byagorana ko ubona byibura imwe yatsindira nko kuri 51 indi kaza kuri 49 byagorana ko hazamo gap nini kuri izo ndirimbo zombi. Ahangaha nyine turi kwerekana ubudasa bw'abahanzi sibyo tuzana hit kuri hit. N'abafana b'abahanzi turimo kuvugaho The Ben na Meddy abo bafite umwanya muri comment nimba niba ubundi niba bafite akazi kanini nyine tu twe ntabwo twabaniganye ijambo udukurikiranye uko turi kugenda dusakuzanya kuri izi ndirimbo nawe uraza gukomeza utubwira muri comment. Umuntu akunda bitewe buri muntu afite umuhanzi wiwe nyine tu ushobora kuba ufite indirimbo ufana njye nayikunda cyane kandi yo mpamvu mfite aha ni battle ya hit by hit ariko twibwisha kuri kandi nawe urakuzi Tiger ni Tiger man. Okay abantu baratubwira nta kibazo. Wagiye muri gospel kujya muri gospel si ugutinya ikibuga nawe uranzi ko ndamutse ngarutse wansubiza intebe yanjye ni cyane ko ushobora kuba nawe utarishobora kuyicaye uyu munsi kuko uyu munsi sindishobora ko nawe wahamya ngo nyicayeho hari umusore w'Ikanombe ushobora kuba yarayiguhagurukijeho. Reka twikomereze indi ndirimbo ngiye nkurikijeho muri stock yanjye
muri stock noneho mfitemo indirimbo yitwa nta wamusimbura. Amusimbura tudatinze ya muri stock yanjye mfite indirimbo yitwa roho yanjye. Ubwo se urumva hari amahirwe ufite cyane koko ya utabeshye taiga sinamutengo arabizi indirimbo nziza abantu ariko nyine ni kwa kundi uvuga ati nta kundi nyine gutanga umugabo ariko nawe ukurura kuza hano ni igisakuzo ni sakwe hano mfite roho yanjye kabisa. Abantu badukurikiranye ndizera neza ko muzi umuziki byibura munsi ya Rwanda mwawukurikiye kuva mu myaka yo hambere. Ese nta wamusimbura n'indirimbo yitwa roho yanjye roho yanjye nta mashusho igira urumva ibyo ntibiyigira mbi ariko nyine ni indirimbo itagereranwa na wamusimbura kamone nta wamusimbura indirimbo yakozwe nta wamusimbura n'indirimbo byonyine navuga ngo yafashe nk'amezi cyangwa agera muri nk'atandatu iyoboye charts zo mu Rwanda. Nta wamusimbura nta yindi ndirimbo n'ubundi yayisimbura muri uru Rwanda. Tugena no gufata bato ugafata iyo nta wamusimbura na nuza na roho yanjye ni nziza. The Ben Iso yagiye kuza mu Rwanda mu gitaramo yakorewe na 17 ariko ntabwo yagereranywa na nta wamusimbura n'urundi rwego. Reka twikomereze ugana baratubwira ariko nzikaho ngaho nta muntu twabijyaho impaka. Nta wamusimbura n'urundi rwego. DJ Track ngambwira ko muri stock ni mutashiriwe sinzi indirimbo ya The Ben yakubitanye na Tom Cruise Thank you 2017 yeah. Okay ni nziza yararamenyekanye pe ariko kuko sizi n'ubujye byibuka 2017 bura hasohotse indirimbo nyinshi ariko nawe 2017 stock iruzuye biliyani irimo urumva isombe zirimo nta kintu ntago stock yanjye ni impuzanira nturi bwicwe n'inzara kuko ikintu ngiye kukuzanira muri stock akakanya ni isombe itetse neza uraza kuyirifatisha uburisha ushaka bari akawunga barunga cyangwa umuceri. Thank you 50 yewe muri stock yanjye rero ndebyemo mfite Mad Top nkujyane Miami nkuvane Miami dutahe Kigali. Hari utayizi se hari utayizi ngamumbwira andirimbo yaje ari umudisc bana nyine niye gusa niye abantu bagusabye cyane indirimbo at top ya Meddy niyo bagusabye oya ngiye nyine tu nuko nicyo kintu nyibutsa nyine yandirimbo niyo bagusabye cyane ariko you agree ariko nge nacuranze cyane ya The Ben ariko wayicuranze ihata abantu ibyitwa intimidation mu muziki. Hari ikintu umuntu akorera abandi mu byitwa ku intimida umuntu ukamuhata ikintu kugera ubwo agikunze. DJ Fraka ntakunda indirimbo ukayinkinira icyumweru bigeraho nanjye nka familia nayo uzabirebe akenshi nk'indirimbo ukunda usanga ari bakuru wawe bazikundaga mu rugo n'iki intimidation rero bagukoreye yakugiyemo reka nkaze. So rero nawe indirimbo yimenye utuvundi indirimbo nyimenya ne utazi yimenye indirimbo ntazi yimenya nko kuri izo mbuga zicuruza imiziki abahanzi bazisohoye se gutyo ngiye kuzigura wenda nko gucuranga buri muntu afite ibintu agenderaho sibyo hari ushobora kubwira umudije mwiza ngo no guha indirimbo usanzwe uzi ukayivibinga none ugasanga ni wa mudije uzi n'indirimbo acuranze akayishyiramo ukabuze igiye gukurikira nyine umuntu akavuga ati umudije no duha indirimbo tuzi sibyo ariko nanone ari kubwira ngo umudije mwiza no guha indirimbo utazi ukayitahana nyine akagukubita indirimbo utakeka ukayimenya akayigukundisha nyine urumva nyine biterwa n'umuntu Ad Top ni indirimbo nziza cyane zanabaye kimenya bose ubu gufashe Thank you ugafatana Ad Top nawe udukurikiranye ukunda umuziki nyarwanda ushaka kutubwira ngo nge nafatiye ngiye gusa muri point of view yanjye nekereza ko Ad Top yaza imbere n'ubundi iri kuri top. Thank you ni nziza yegira byinitse nejo bundi kuri groove niyo yarayicuranze ariko Ad Top nekereza ko nayo ugiye mu kiruru kayikubita Meddy akayikubita wabona ari ibitendo wabona ari ubukorikori mu bundi. Okay reka twikomereze ni njyewe gusa hagati aho dushimira cyane n'umusore rwose uri kudufasha kugira ngo aya mashusho abagereho mu buryo bwose atunganye neza cyane. Badman self made hustler young billionaire akaba umwe mu basore rwose babahanga cyane mu bijyanye na videography directing and shooting yitwa director Namaka kabisa mujye ku mbuga nkoranyambaga ze nayo mumukurikirane ni mu basore bakora ibintu byiza cyane kuri Gimbo n'umuhanga akaba umwami wabyo bigeze mu birori bikomeye cyane.
DJ Fraka kuri uyu munsi rero dukomeje nkufitiye yitwa uko urabona ikintu nsubiza. Okay, ntabwo ngiye mbyitayeho, ngiye mfite burinde bucya. Ngiye mfite naremeye. Uzanye naremeye. Nzanye burinde bucya. Ufite ikibazo uzise ukoze ibara ku buryo nyine nk'umuntu uzi muziki nyarwanda wo mu myaka yatambutse. Ariko mu mazu ufana ariyo cyangwa nyefana mu Rwanda nta kipe imba ku mutima cyane kubera bavuga ngo ndayifana. Zikomeze nk'abafana b'abareyo bana bameze bateze usanga ibintu byose babyishyiraho ibihe byiza n'ibyari. Oya si uko byishyiraho, iyo urebye Gikundiro impamvu yitwa Gikundiro nawe urayizi. Ni ya kipe niba muri iki cyumba turi abantu 4 batatu muri busanga ari abareyo. Hirya y'ibyo ni ikipe nyine byoroshye gukunda, ni cyane ko ni ya kipe itsinda umumotari akarya, busheri ucuruza akarya, utwara amamodoka. Iyo reyo yatsinze tarata akabari hari mu migina tarata urariho ajya umumotari akazi babakaritse. So Leonard biryayo man ni sawa cyane. Komeza karagaciyemo nyine umuhaye naremeye, ariko ni nziza pe, ni nziza ariko kuri burinde bucya sinzi ko hari ikintu nagutangariza. Aya ndirimbo ni nziza bana. Impamvu imwe basi. Impamvu imwe nuko nayo impamvu imwe niyo yatumye nikubwira. Ni indirimbo nziza nyine. Nkawe uri umu DJ wagiye twahagarutse ahantu hatandukanye, wagiye uvangira abantu imiziki bakanaryoherwa. Niye ndirimbo wavanga cyane yagaruka cyane muri mix? Iye niye naremeye na burinde bucya. Biterwa nyine biterwa n'igihe. Zose wazicuranga ko ni indirimbo nziza nyine. Zose wazicuranga. No, we subiza nk'umupolitician. Come on, we are in music. Nta mpamvu yo kuzanamo diplomasi nyinshi wibeshya. Niba wacuranga cyane naremeye bitubwira, niba ari burinde bucya bitubwira. Come on, hamanya n'umutima wawe utubwire. Nyine naremeye ni indirimbo isa nk'igiye mu nka slow. Okay, ushobora kwicuranga ushyira abantu muri mood. Noneho burinde bucya rega nakazuka. Burinde bucya ntago yirukanka cyane, urumva irabyinitse cyane. Indirimbo tacurangira igihe kimwe ku mu DJ nyine indirimbo zifite BPM zitandukanye nyine tu batabyo. Zose wazi nta ndirimbo utacuranga. Ariko igihe wicurangira nicyo kiba gitandukanye. Alright, bamwita DJ F-Track. Ariko uri muri commentaire uri kwireba iki kiganiro utubwire ngo ari burinde bucya na naremeye ugiye kuzibalansa ni iyihe ndirimbo yamenyekanye cyane abantu benshi bakayimenya muri izo zombi ni iyihe? Noneho buriya ikintu ngira ngo nawe urabizi, nta kintu twakora tudafite Imana. Ni nayo mpamvu straight tugiye kujya kuri gospel. Noneho wabuze uvuga ngo muri gospel ni iki? Ariko aba bahanzi ikikwereka ko ari ibyamamare baguhaye imiziki ya sekira bagize banavuga ngo reka tunabakubite gospel nziza kuko byose turabishoboye. Njyewe ngeze muri stock yanjye ndebye muri gospel mfite nziza na savinga abantu nsanga yitwa Holy Spirit. Ye kuri gospel gospel the band ndabizi ni yatengo abafana biwe afite indirimbo yitwa Ndaje. Holy Spirit na Ndaje indirimbo nziza zonse ni indirimbo nziza za gospel pe. Ariko se iyamenyekanye cyane abantu nshaka bayizi ni ahubwo izo ndirimbo zose igufasha niye kuko ni indirimbo igufasha nyine uko oya zose zishobora kugufasha. Ariko hano ikintu turi kureba niyo mpamvu twabyise sakwe ndaguhereza akantu nawe umereza kandi. Ariko kandi uyu munsi turi kureba ngo hit by hit. Ninde ufite indirimbo yamenyekanye cyane abantu benshi bazi kurenza undi? So nari nguhaye Holy Spirit nguhereza na uwo mpereza Ndaje. Dushyize ku munzani Ndaje na Holy Spirit. Holy Spirit ni indirimbo byibura Meddy navuga ngo iri mu nziza za gospel ukuyeho zangirira ubuntu n'izindi za vubaha. Ni imwe mu ndirimbo nziza ze kandi zanabaye ikimenya bose. Back in the days 2012 cyana gatatu ayisohora, ni imwe mu ndirimbo zasohotse zirakundwa. Ababyibuka ku memwari kadi y'abakozi bo mu ngo, yari indirimbo abantu benshi bari batunze mu ngo ku ma CD. Iyi ndirimbo yakunzwe cyane benshi bari bayizi. So ugarutse noneho vuba Ndaje nibwo The Ben yayisohoye. Ntabwo nyine yego yabaye nziza
ariko ku rwego rwa Holy Spirit sinabihamya. oya nusa nibyo bintu indirimbo ni nziza man ndaje ni indirimbo Ni nziza yego ntago twabihakanya ariko se ku kigero cyo kwamamara wegeranya na Holy Spirit. okay kakitamamaye ndaje Yaramamaye na yego ntago nabihakanye ku kigero cya Holy Spirit. Why not? Kuko nyine ikigero cya Holy Spirit nakigarutseho. Erega indirimbo Influence yagize uburyo yamamaye mu dukaritsiye. Nta mupaka uhari ubuze indirimbo kwamamara. Yego. Iyo wayisohoye uba wayisohoye. Yego ndabyemera. Kure nihe rero kure nihe. Kure vuga. Kure ni indirimbo ndaje. Hari igihe influence y'indirimbo ni wayiyoberwa. Indirimbo yabaye icyamamare ntuyiyoberwa. Uyu munsi Kristiza gukubita za Samborera ahantu hose ukaba uyizi, agukubita bana muri internet hehe mu magare ukaba uyizi. Mbega indirimbo yagize umuriri ntago ari ibintu si ibintu upfukirana ngo ubiyobewe. So narinde gukubwira ni rero Holy Spirit back in the days yari ikindi kintu. So ubwo ariko wowe dukurikiranye uraza kutubwira muri commentaire ngo ari Holy Spirit na ndaje ni ndirimbo abantu benshi bazi cyane. Ubundi hano mu charge no mufana tu. Okay. Nta kibazo. Ufite uko yateguye, mfite uko nateguye no. Umufana afite uko yateguye. Ntari bikabise. Gusa abafana ba The Band ndabizi n'abantu bamwemera cyane. Okay. Umupira mushyizi wawe. Asma. Wanzi The Band afite indirimbo na Kunshiba. Swag mama. Binkorera. Binkorera. Meddy yakoze indirimbo nyinshi ariko irakarite ntafite. Ntayo? Are you sure? Okay, Retaron niyo karite. Ngiye kubanza byibura nguhereza akarimbo gato. Ntabwo ubwo sindavana muri stock indirimbo ndi buhanganisha na Binkorera. Ntabwo ndayivanayo. Ngiye kubanza nguhereza agasampo gatoya kuki utabyumva. Akantu umbwiye ngo ntago afite akantu nkakara muri stock ariko misenda ndaranganya amaso. Mitansangamo akantu kitwa nsanzemo ndaguha nk'indirimbo ebyiri. Kuko byibura ari international collab ntabwo nazanye indirimbo iri roko. Reka nkuzanire byibura karimbo kari collab international media yakoze. Ntabwo still ntabwo ndagusubiza. Ntabwo ndazana ikintu muye muri stock kiri buhangane na Binkorera. Come on, njembanje urambwiye uti muri noza database zose uko byaba bimeze kose Meddy nsanze rwose nta afite karite nk'iyi. Nje mise byibura nkwereza akantu gato cyane. Hari indirimbo yakoranye na Live na RG the DJ bayita wiki bayita We Don't Care. Misenzana We Don't Care ntabwo yemera ntabwo ari karite ya Binkorera. Imana ushaka unzana indirimbo afite yakoze kwa Chris Beat muri Nigeria. No, read that. Nari nkwaye byibura agasampo gato. Ubwo nahita nkukubita Binkorera nkakubita You So Beautiful ari kumwe na Satura n'izindi zitandukanye. Ariko reka ngusubize. Reka ngusubize. Nkure muri stock ifunguro riribuze kuzimanira iyo ngiyo yawe. Ngiye mfite everything ndi kumwe na Uncle Austin. Harimo ikimenyetso cyabihwanye yuko indirimbo ari hit. Suruca abana. Okay, urakoze kwemera ko indirimbo urakoze kwemera ko everything iri. Binkorera. Impamvu nazanye Binkorera nuko nzi ko nta indi ufite imeze nkayo pe. Koko? Nariguhaye everything. Reka musubize nyuma gato. Sinzi niba ubyibuka ariko niba utarangije ubwonko bwawe ukora ibikorwa bitari byiza wabaza Shiba ati Binkorera bimeze bitumundi. Ni nziza pe yabaye viral nimwe mu ndirimbo nziza cyane zo muhanzi w'umunyarwanda n'umuhanzi wo muri Uganda nimwe mu ndirimbo zamenyekanye ariko everything ni indirimbo yerekana ko umuhanzi nyarwanda ashobora gukorana n'undi bagakora igihangano cyiza cyo ku rwego rwo hejuru. Everything niba ubyibuka nawe mu byiza 2018 mu ntangiriro za 2018 isohoka ni indirimbo yaje iyobora igihugu mu ndirimbo nziza twabonye niyo mu ndirimbo nziza cyane navuga ngo shout out to Meddy na Uncle Austin iyi ni imwe mu ndirimbo nziza ariko udukurikiranye ni mucurubanza abacurubanza abantu mutubwire ari Binkorera na everything ese ni yihe yatambuka ahangaha. Reka kuri inshuro nkwakire sinzi niba uraza kuba ufite ikintu urakura muri stock kiri buhangane n'iki ngiki.
umuhanzi ukomeye agirwa n'ikintu cyitwa collabo ishobora kuba fact yamusobanura si cyo kintu cyonyine cyasobanura umuhanzi ukomeye ariko cyaza muri wiga history na za geography muri secondaire ibintu bitwaga ngo factors influencing ibintu nk'ibyo kiraho nyine collabo iri mu bintu bigaragaza ubuhangange umuhanzi wese uzareba uri calibre international ufate hera no muri East Africa uzafata abo ba Idrissa Kenzo uzafata ba Diamond ushaka ufate ba ujye muri Kenya wambuke Sauti Sol bien-aimé cyangwa se ujye muri Africa Davido n'abandi nujye no muri Amerika nyine ikintu cyitwa collabo kirakunda so ngiye rero nzanye indirimbo yitwa Dusuma abakobwa muri za 2020 utarakoze iyi challenge ubwo ntabwo yatwikaga kandi turakikubabariye icyo ngicyo indirimbo bita why nta soni ufite se na chibudenka Yesu barimo bamukubita bagiye kumubamba yaravuze ngo manu babare kuko bazi ibyo batakoze so nawe nta kindi navuga kuko ugereranyije ibintu bitashoboka sintekereza ko why ni nziza pe ariko kuri level ya Dusuma ibaze ko indirimbo idafite official video ariko ifite views zirenga 40 views zonyine sizo zareberwaho kuki idafite video hari factors nyinshi yabuze amafaranga ya video habuze inuza guhuza connection kuko hari mu bihe bya covid ingendo zibujije kwambuka kuva mu gihugu kimwe uza mu kindi bibujije iyo delay rero ishobora iyo tumye abahanzi bavuga bati si impamvu yatuma udakora video ariko akwese uko wigize nk'uvutse ejo wibagiye uko muri covid mu bihe bya covid bitari byemewe muri covid nta video zasohotse byashobokaga kuko wenda yari Gladiator na DJ turakabatuye wenda mu Gatenga bakaba bashaka guhuza byoroshye ariko umuntu uva mu kindi gihugu aza mu kindi byari harimo ibibazo byinshi nawe urabizi ariko reka nkubwire Dusuma nawe urayizi urwego yamamayeho Otile Brown ni umuhanzi ukomeye muri Kenya nawe uramuzi so sinekereza ko zombi zigereranyije byagorana pe wayo urabizi ni indirimbo nziza yakoranye n'umuhanzi wa mbere muri East Africa Diamond Platinum umuhanzi wa mbere mu Rwanda ushobora gukorana n'umuhanzi wa mbere muri bakoze indirimbo nziza ushobora gukorana n'umuhanzi wa mbere muri East Africa yego turabyemera mukadeliveringa product itari international cyane cyangwa se itari ya mbere ukeka yuko wayi ari indirimbo mbere ntabwo ari mbi ariko nakubwiye mushaka gukorana n'umuhanzi wa mbere muri East Africa ikihangano muduhaye ni kibe kiri aricyo cyambere muri East Africa cyo ntabwo cyemera kuko ingero ni nyinshi hari igihe ukorana n'umuhanzi n'umubyaza umusaruro kuri rwa rwego rwa nyuma na nyuma kuko the Ben na Meddy nabo bafite indirimbo ntibayifitanye so hari ukuntu ukora barayitinga ndetse nk'urugero indirimbo muze radio yakoranye na Bruce Melody Music ni indirimbo nyine wavuga ngo nziza cyane cyane uku rwego uzimoze radio impano ye ubuse iyo foto bien-aimé uzi impano ye uzi urwego akora amakorabo uzi yakoranye na badarasi urwego zagezeho uzi yakoranye na Katam ari kumwe na Diamond Platinum uzi yakoranye n'abandi benshi bagiye batandukanye ingero ni nyinshi urwego zigeraho nirwo ya Bruce yagezeho iyo foto nirwo yagezeho se nabikubwiye ubundi tugitangira umuntu yakoze indirimbo urumva umuntu yakoze indirimbo hari abantu bukorera runaka nyine tu hari audience ubushaka hari nyine ukoze indirimbo hari umuntu bukorera utabizi nyine sobanura icyo kintu ukora indirimbo ugasanga hari abayikunze hari abatayikunze yego si ikintu cyo kutayikunda turi kudebatinga ku kintu kijyanye na hit nari nguhaye ingero z'uko wari umbwiye uti yakoranye n'umuhanzi wa mbere muri East Africa ndakubwira gukorana n'umuhanzi wa mbere muri East Africa ntabwo harimo ikimenyetso cyabihwanye yuko itiba indirimbo ya mbere muri East Africa ariko nawe wari utangiye ngo yakoranye ngo n'umusani ngo muri Kenya iki nanjye otira se izina riremereye ndamubwira ati yakoranye noneho n'uwa mbere utondetse abahanzi 10 bo muri East Africa 10 beza kuri uyu munsi otire ntabwo yazamo shanje ni hazamo okay DJ Frank wari uvuze ngo ntabwo Otile Brown yaza mu bahanzi 10 bawe beza muri East Africa ubwo rero ngewe tuba dushaka guca impaka ibintu bive no mu nzira buriye bitazasigara ari amazimwe
uri umu DJ uzi umuziki usobanukiwe umuziki wa East Africa ntondekera abahanzi 10 beza ba East Africa kakanya otira tajemo Diamond aha kwandika ni wa mbere Konde Boy Ivan Boso twagiye kuri Big Fizzo yeah man ntabwo Big Fizzo yakabaye wakabiri okay ariko ndi kuguha umubare bamaze kuba bangahe 5 tarazamo bena tarazamo komeza siraho ben aha Meddy the Ben Bruce Melody White Benda nasanga hari hi haza mu Mali South Africa ifite abandi barenze nese bro no kugira taza no sari izina ritomvuzemo aho ngaho ubuzama abantu bashobora gusaba kora Otile Brown baryamye bamubwira ati watse bari ukaduha kura mu okay reka byibura ngo uhereze no mwanya wandi oya wansabye abantu 10 ku mwanya abantu mvuze hari benshi byibura hari nka 5 nakura oya we mushyire ku mwanya agomba kujya umubwira ati hari gapfizi oya kuramo wagomba gusimbura muri abo bantu 10 no ngereka listing ya no reka tuvuga abahanzi reka tugacisheho nako ntacyo gatwaye wowe mu bantu 10 mvuze fata Big Fizzo mu bantu 10 okay fata Big Fizzo mu bantu 10 mvuze vuga ati kuramo yagemo okay kuramo ikibenda ubwo nukuyemo harimo wowe ni umuntu umwe ni umuntu ariko hari n'abandi bari kuvamo wenda nuko ari umereyeho DJ Frack uraboga cyane wenda umuntu ushaka gufata listing akazanamo n'umuhanzi ibiri ridiculous kugira ngo utazanamo Otile Brown uri umuhaters nomero ya mbere kabisa ariko reka twikomereze DJ Frack ubwo muraza kumumbwira muri commentaire rwose mumubwire uwitwa Otile Brown wari we wenda ashaka kuba atajya mu DJ akaba cyangwa yaranze kukandira kanyenyeri akari ryo shazuriho reka dusoze kuri uru rutonde ni imico y'abari ibintu byo tunyenyeri ni imico oya ariko se DJ Frack bari ufite kuntu mva bafite shaza vide uzanye ngo gukanda kanyenyeri kandi abiza abafana b'abari bakandira kanyenyeri nese hari ikipe mu Rwanda usibye ifashwa ifite bije turuka muri leta hari ikipe uzidakoresha kanyenyeri yimbwira komeza oya ariko winzinzika gasogi nta kanyenyeri ikoresha komeze twaye uyu mu DJ bimeze biterana gaso nukuvuga ngo reyo nta buzima butandukanye n'ubwandi makipe ibamo umupira mu Rwanda nta as long as tegamiye kuri leta cyangwa idafite financial support turuka muri government gukenera nyina kanyenyeri k'abafana ntibyabura ariko DJ Frack barimo arabogama cyane reka twisoreze nje urutonde narusoza nkwereza indirimbo indirimbo ifite byinshi isobanuye ku muziki nyarwanda indirimbo yitwa mbere ko nyivuga isobanuye byinshi ku muziki nyarwanda na Meddy bwe kuko yararebwe cyane amamiliyoni y'amaviews ikora amateka iyi ndirimbo yitwa Maivo sinzi niba muri stock hari indirimbo wenda ufite ayihangana nayo gusa biremewe ko bakemera kavuga uti rero musaza nca ntayo mfite kambisoze kabisa uzi urumva ibyo bintu byaba man the after indirimbo yakoze irimo amashusho y'umugore wiwe na Maivo irimo umugore wa Meddy forever ya the band ubwo se duhereye ku cy'amashusho niyo ifite meza Rwanda bari kwerekana bigeze igihugu Maivo amashusho yayo ari amashusho atangira umugeni akurura ikanzu ye ubundi iyi ndirimbo ni forever bazayishyire muri Visit Rwanda nyine tuyerekanye u Rwanda irimo umugore mwiza irimo umuhanzi urenze ufite ikawunga ni nziza ariko Maivo n'urundi rwego Maivo yakoze amateka yo kuzuza miliyoni ya views mu gihe kitageze ku minsi ibiri bazayite Irani iri mu bice mu ikindi ibyo uri kuvuga by'umugore mwiza ntabwo uri muri Maivo nawe ari mubi ibyo ntabyo mvuze oya wavuze umwiza nanjye mise nkubwira ko muri Maivo harimo undi utari mubi babeza benshi ariko nta muntu binavuze nyine ariko ikintu nakubwira kuri ya ndirimbo ifite amashusho meza agaragaza u Rwanda neza agaragaza abanyarwandakazi ukuntu ari beza zombi se ubona ari iyihe yamamaye kuko ni indirimbo zasohotse mu bihe bitandukanye zasohotse mu bihe bitandukanye
indirimbo nziza nyine tuyaje nyuma ni indirimbo nziza cyane cyane. Alright, nibyo ariko ntabwo twasoza gutyo ngo tugende dutyo. Njye ntabwo nyuzwe, abantu baraza kutubwira ubwo ari Maivo na ni Forever, uraza kutubwira we muri commentaire ngo niyihe ndirimbo yambaye ikimenya bose. Turi kugeranya hit by hit. Niye ndirimbo yamamaye ahantu abantu benshi bakimenya kurenza iyindi. Twagiye tuzigarukaho muri iki kiganiro, gusa ntabwo buriya ibintu biberaho ihangana. Guhangana ni byiza, ariko buriya iyo abantu bafatanyije biba byiza kurushaho. Aba bahanzi yego twagiye tugaruka kuri izo ndirimbo zabo, ariko DJ turakari ikindi kintu cyiza kigeza abahanzi bagize basangiye podium mu myaka igera muri 15 nka Messi na Cristiano. Nyuma y'ibyo banakorana indirimbo kugira ngo berekane ko nta shyari nta n'urwango ruba hagati yabo. Hari indirimbo yitwa Nduwi Kigali. Iyi ndirimbo uyesobanura ute mu Kinyarwanda? Yabahurijemo na Kavuyo. N'umuraperi Muhire William K8 Kavuyo, bamwita Pablo wa Bukoba ndetse na Kimironko. Man, iriya ndirimbo ni ikirango kabisa. Nduwi Kigali. Ahubwo hari n'indi bafite iraruzi. Yes. Awe ikintu mbagaya nuko bakoranye gake cyane. Ni ikimenyetso cy'uko nyine iyo abahanzi nk'aba bakoranye iteka baguhereza ibintu bisukuye bitomoye bimeze neza cyane. Ariko se wowe wari udukurikira muri iyi Sakwe episode ya mbere kuri uyu munsi, Meddy na The Ben, ninde watambuka muri iyi challenge ya hit by hit? Abafana ba The Ben muri comment. Tiger B after hit, Meddy after hit. Ariko se turetse ibyo byose tugarika amarangamutima, ninde watambuka? Andika igisayirizo muri commentaire, naho ubundi twebwe turi UMUNOTA.com. Mukomeze bane natwe mu nkuru zose zifitanye isano n'u Rwanda ku UMUNOTA.com, ariko kandi tubane no kuri channel yacu ya YouTube UMUNOTA TV official. Njyewe nitwa Gladiator, ariko kuri uyu munsi narindi kumwe n'umudije umuvanzi imiziki myiza cyane, akaba umwe mu bahanga mu kuyinonosora ndetse no kuyigeza ku bantu. Numuhanga kuko yaranabyize no muri kaminuza, utazamubona gute afite impamyabushobozi y'icyo cya kabiri cya kaminuza. Yitwa DJ F Track, nawe mu DJ wo kuvangira imiziki muri Rebirth ya The Ben mu 2022. Ibyo ngibyo abonye bidahagije anagera kuri finali ya Mutzing Amabeats mu 2023, ariko kandi ibyo nabyo ntibyari bihagije kuko uyu mwaka kwa BNM mu 2025 muri Amstel yarahari arimo aravanga imiziki neza cyane. Yitwa DJ F Track. Mukurikire cyane ku mbuga nkoranyambaga ze kuri Instagram, hari izindi na TikTok, umukurikira neza cyane. Ariko kugira ngo aya mashusho abagereho, ntabwo twebwe ari twe twabigizemo uruhare. Hari umusore w'intarumikwa wabigizemo uruhare, akaba umuhanga mu bintu bijyanye na videography, shooting, live streaming, gimbal ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ni umwe mu ba director nemera cyane kandi bazashegeza iyi industry, ukazakomeza gukuza ubumenyi bwe ndetse agakuza n'impano ye. Nta wundi, yitwa director, the self-made hustler, the one and only, the big fighter, yitwa director Namaka. Wakoze cyane kubana natwe my big brother. Naho njyewe nitwa Gladiator. Reka tubashimire, naho gahunda za UMUNOTA.com zikomeze zibanogere, ibiganiro bitambuka ku UMUNOTA TV official mukomeze mu biryoherwe nabyo. DJ F Track wakoze cyane. Wakoze kutwakira Gladiator. Iyi Sakwe yibonye ute? Ni fresh man, nyine bituma uvuga ku bahanzi. Nyine dukoze icyo bita entertainment, nyine urumva abahanzi babiri tuvuzeho na abahanzi beza, usanga umwe nduyo byiza kubakora nyine tu. Okay. Byari byiza cyane. Mu Cyespanyo baravuga ngo muchas gracias, ariko mu Gifaransa baravuga ngo merci beaucoup. Mu Cyongereza ngo ni thank you so much. Mu Kinyarwanda tukavuga ngo murakoze cyane. Mu Giswahili uravuga ngo asanteni sana, ariko munyemere nanjye bashimire cyane. Reka tuzasubira ubutaha.